Muraho neza, twongeye kubasuhuza cyane kandi tubifuriza gukomeza kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi nk'uko duhora tubibifuriza. Iyi ngiyi rero ni kampani yanyu Nzuri Business Group Limited, kampani idahwema kubagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Ari nako kandi tubasha no kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa, tukabafasha kuyibyaza umusaruro, tubashakira abakiriya bayikodesha, ndetse tubafasha no gukurikirana amasezerano muba mwagiranye. Si ibyo gusa rero, kubera yuko tubafasha kandi no kubona ibyangombwa byo kubaka, kuvugurura, ariko kandi tukanabubakira kandi neza cyane mu buryo bugezweho kandi butabahenze. Ari nako kandi rwose dushobora kubagira n'inama mu bijyanye n'imitungo itimukanwa mwakenera izo arizo zose. Iyi ngiyo ni kampani yanyu rwose, tubarangira kandi imitungo igurishwa, tukayibagezaho imitungo idafite ikibazo icyo ari cyo cyose, itari mu manegeka, idafitemo litige zindi izo arizo zose. Ari nako namwe tubashakira abakiriya kandi vuba mukagurisha neza cyane. Gana rero Nzuri Business Group Limited dukomeze kubigufashamo. Akenshi amakuru yose tukayacisha kuri channel yacu ya Nzuri Market. Ni nayo mpamvu tukwibutsa gukanda subscribe. Kanda subscribe wowe utarabikora, ukore kukazogera, ukore share, inshuti n'abavandimwe bose bajye babona ibyiza byose Nzuri Business Group Limited ibageza bicishije hano kuri Nzuri Market. Nkuko rero muri kubibona ku mashusho ku screen yanyu, turi kubereka inzu nziza cyane y'agatangaza iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Kicukiro. Nta handi, ni muri quartier mukunze muri benshi, quartier igezweho, quartier nziza ifite ibikorwa remezo byose hano mu Kagarama, Kicukiro mu Kagarama rwose. Iyi nzu iyo uyiriho uba witegeye umujyi wa Kigali wose kuko ifite view nziza cyane. Akarusho kayo kandi nuko iri mu kibanza kinini cyane gifite ubuso bwa metero kare 1300. Kibanza gifite metero kare 1300, murumva yuko bidasanzwe. Ibyo ngibyo bihesha iyi nzu kuba nini kuko ifite ibyumba 6 byose binini byo kuryamamo, ikagira douche na toilette 3, ikagira salon, salle à manger, cuisine ndetse na stock, ikagira kandi parking nini bihagije na jardin nini cyane, bitewe nuko nyine iri mu kibanza kinini cyane gifite metero kare 1300. Bivuze ngo iri mu kibanza gifite kirimo ibibanza 4, iteretse mu bibanza bini. Inzu ushatse wakongeramo piscine, ushatse wakongera parking, ushatse wakubaka mwandi mazu. Ni inzu iteretse mu kibanza kirimo ibibanza 4, ikaba kandi ifite annex. Yo tuvuze annex tuba tuvuze wenda icyo twakwita nk'icyumba cy'umukozi, igikoni cyo hanze na stock yacyo, ndetse na douche na toilette byo hanze. Iyi nzu ikaba rwose ari inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, yubakishije ibikoresho bikomeye. Inzu rero irimo iragurishwa kandi turi kuyigurisha amafaranga make cyane. Mbibutse yuko ibyumba bya birimo n'amagarde robe, ariko ibyo ni urucabana ku mazu nk'aya ngaya, ntabwo nakurirwa mbirondora. Iyi nzu rero turi kuyigurisha amafaranga make cyane, kandi akaba ari amafaranga yakabaye akwiriye ibyibuze wenda ikibanza cyayo. Nta yandi rero, ni miliyoni 280 z'amafaranga y'u Rwanda. Miliyoni 280 niyo mafaranga turi kugurisha iyi nzu, ikaba yaba iyawe. Kandi ntabwo duciye iteka, ahubwo ni igiciro. Ushobora kuza ukayisura, wayishima ukavuga uti ngiye mfite aya ngaya, tukagerageza tugakatuza, hanyuma iyi nzu ukayegukana. Ni inzu waturamo, ni inzu washyiramo business, ni inzu wakoreramo icyo ushaka cyose, kuko iri ahantu heza kandi irisanzuye cyane. Ifite ibintu byose byangombwa, wayigira office, wayigira habitation, wayigira hotel cyangwa guest, icyo ari cyo cyose kirashoboka kuri iyi nzu. Yes, turabakunda cyane rero. Ku giciro cyawe, ku mafaranga yawe miliyoni 280, waza ugasura inzu, ariko kandi ukanakatuza biremewe, n'ibiganiro biremewe. Iyi nzu rero wayikunze na serivisi zindi zose waba ukeneye, waduhamagara kuri nimero zacu arizo 0788483797, cyangwa se 0781123012. Si ibyo gusa rero, kuko ushobora no kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X. Hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ni nako kandi tukurarikira gusura website yacu ya www.nzuri.rawa.
komeza ukande subscribe ukande kukazogera ukore share kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi 5 kuri 5 tukurangira amazu agurishwa tukugurishirize tukumanagingira imitungo yawe se cyangwa se kandi tukusabira ibyangombwa byo kuvugurura cyangwa tubigukorere ari nako kandi dushobora no kukubakira mu buryo bugezweho ufite ikibanza cyangwa se utagifite tukakigushakira tukanakubakira byose biremewe. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited, umukiriya ni umwami, tubahaye ikaze. Ciao kanda subscribe tujye tubana 5 kuri 5 cyangwa se sabone ku bakoresha ururimi rw'igifaransa. Turabakunda cyane iwacu muri Nzuri Business Group Limited, umukiriya ni umwami, tubahaye ikaze.